muri mariage yaje kuroga ubukwe, ariko kubera ko hari abanyamasengesho baramufashe, ibyo yakoze byose biba ubusa. Urwo rugendo rwa mariage ni ngo reception iraba harimo abarozi, harimo Imana, ariko nubwo harimo abarozi hari n'Imana. Nyuma ubukwe reka mvuge kujya gutwikurura cya kindi nakubwiraga. Mu gutwikurura uwo yazanye uburozi, kuzana uburozi yari yaguririwe n'undi amusaba ko ributwice, azanye ubwo burozi. Hanyuma rero bamufata ageze mu muryango atageze ku ntego, niwe waje kutubwira uko ibyo bintu babimuhaye kugira ngo abikore, ariko asaba imbabazi. Nyuma y'iminsi 3 haje umukobwa we yakunze umugabo wanjye. Uwo munsi aravuga ngo Christine wantwaye umugabo, ariko nibizarangira nanjye atabaye wanjye. Uwo munsi yansabye amazi yo gukaraba, ndayamuha n'isabune, muha n'amavuta na eswime, mbishyira mu cyumba cy'abashyitsi. Amaze gukaraba agiye kwihanagura mu cyumba cy'abashyitsi, ya mavuta arafungura ashyiramo uburozi. Eswime sinayikoresheje, ahubwo nisize ya mavuta nkajya numva ibintu binyebagura, nkagira ngo ninjye woze nabi, nkasubirayo nkagaruka nakwisiga bya bintu bikanyebagura, havuga ibintu biri kunyeba. Byarangiye rero haje umunyamasengesho afata ya eswime, afata ya mavuta, asuka mu ibasa, twereka ibintu byari biri muri ya mavuta. Arangije tubonamo ibintu yashyizemo. Ecography bambwira ko mfite abana 2, ariko ntago byara abana 2, ahubwo nabyita ko byara amarozi, kuko nifitemo umwana umwe n'ikindi kintu kidasobanutse. Kandi kwirinda umurozi kundi mu buryo busanzwe nyuma yo gusenga Imana nuko wagira bizerwa bawe, ukabasaba kugufasha protokole y'indani mu rugo, nubwo niyo hanze ibikenewe mu bukwe, ariko protokole nayo y'indani mu rugo irakenewe, kubera ko hari abandi bantu baza bagashaka kwivanga mu mirimo, ariko rero matari gushaka gukora imirimo, ahubwo hari ikindi kintu bagendereye. Umuntu ugiye gukora ubukwe yashaka abantu bashinzwe ibyo mu rugo, kuryo nta wundi muntu uri buturuke hanze ngo azabyivangemo. Ni no kurinda umutekano w'abatashye ubukwe, no kurinda umutekano w'abakoze ubukwe.